Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yayo. Reka tubifurize kugira ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiye muri kano kanya. Ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda. Muradukurikira muciye ku rubuga rwacu wa1nation.radio.org, mukadukurikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye aho tugaragara. Kuri Facebook mudukurikira kuri One Nation Radio, kuri Twitter mukadukurikira kuri One Nation Radio, kuri Instagram naho mukadukurikira kuri One Nation Radio Official. Njye nitwa Simeon Muhumuza. Ni ikiganiro ukuri wacu, ikiganiro uyu munsi nanone turi buze kongera kubanamo tukaganira. Turi ku cyumweru ku itariki ya 24 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2020. N'umwaka wa 2026 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ibaye hano mu Rwanda igahitana abasaga miliyoni. Haracyari bamwe mu bagize uruhare muri iyi jenoside bakiyishahisha hirya no hino, aho bimwe mu bihugu ndetse bamwe muri aba bakoze jenoside bari bihishemo byagiye bigira uruhare mu ifatwa ryabo. Bamwe bakabohereza kuburanira mu Rwanda cyangwa se bakaburanwa n'inkiko zo muri ibyo bihugu, ariko kugeza ubu hari ibihugu bimwe usanga bisa nk'ibyahisemo kutubahiriza amategeko mpuzamahanga arebana no gukumira ndetse no guhana ibyaha bya jenoside. Duhereye ku ifatwa rya Felicien Kabuga uherutse gufatirwa mu Faransa mu cyumweru gishize, mu kiganiro ukuri wacu cya none turagaruka ku ruhare rw'ubutabera mpuzamahanga mu gukurikirana ndetse no guhana abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nk'ibisanzwe muri iki kiganiro turaza kuba turi kumwe n'abatumirwa bari budufashe gusesengura neza iby'iyi ngingo. Turi kumwe na nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa, Dr François Xavier Ngarambe. Ubu tuvugana akaba ari naho aherereye. Nyakubahwa ambasada, niba mutwumva tubahaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Ndabumva, ndabashimiye, ndamukije abo tugiye gufatanya ikiganiro n'abatwumva bose. Murakoze. Turi kumwe kandi na nyakubahwa Dr Jean Damascene Bizimana, uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG. Kuri ubu nawe turavugana aherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa Dr Jean Damascene Bizimana, niba mutwumva namwe tubahaye ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Ndabumva neza kandi nanjye nsuhuje mwebwe abanyamakuru ndetse n'abagenzi banjye tugiye gukorana iki kiganiro. Yego, twabikirije. Turi kumwe kandi na nyakubahwa Siwoyintore Jean Bosco, uyu akaba ari umuyobozi ukuriye ishami ryo mu bushinjacyaha rishinzwe gukurikirana abakoze jenoside bahunze ubutabera. Kuri ubu nawe turavugana aherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Niba mutwumva neza Siwoyintore Jean Bosco, namwe tubahaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze, turabumva neza kandi turabasuhuje. Yego, twabikirije. Twihuta rero nkuko natangiye mbabwira mwe muduteze amatwi ku ngingo uyu munsi tugiye kuganiraho. Natangiye mbabwira ko turi buhere ku ifatwa rya Felicien Kabuga, ariko tukaza no kugaruka ku ruhare rw'ubutabera mpuzamahanga mu gukurikirana no guhana abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mpereye kuri nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa, Dr François Xavier Ngarambe, umuntu uyu munsi yakwibaza ati kuki Kabuga afatwa nk'umwe muri ba ruharwa bo mu rwego rwo hejuru? Urakoze Simeon. Iki ni ikibazo koko gikomeye cyane abantu bose bakomeza kwibaza. Reka ntangirire gato mu mateka yo gutegura ku buryo bwimbitse umugambi wa jenoside. Muri 1991 na 2 na 3 ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi, kubangisha, kubica uruhongohongo, kubahohotera, kubahiza ishyanga yari imaze kuba politike y'igihugu. Yageze aho irakura iba ikigugu
kihinduka nacyo politike yeruye noneho iyo kurimbura abatutsi. Kubarimbura biba nk'aho ari ikintu cyangombwa, ikintu cyiza kugira ngo igihugu gisagambe. Biba ingengabitekerezo, ibitekerezo ngenga biyoboye ibindi byose. Ibyo biza kugaragarira cyane cyane mu bikorwa by'ingenzi navuga. Mu mpera za 1991 ingabo zasohoye raporo ivuga ngo umwanzi ninde. Umwanzi mu gihe cy'intambara ni umuntu ugomba kwicwa n'umusirikare n'undi wese ubishoboye. Bata umwanzi n'umututsi. Bongeraho n'abandi, ariko mbere na mbere umwanzi n'umututsi, ubwo ni ugutanga message ngo aho umututsi ari hose ni mu mwici. 1992 habaye gushyiraho umutwe wa CDR. Umutwe wa CDR ugamije kuvuga ngo iby'amashyaka avuga bya demokarasi, by'uburenganzira bwa muntu ntacyo bivuze. Ikibazo cy'ukuri ni uko tugomba kwikiza abatutsi. Bikurikirwa nanone muri uwo mwaka 1992 gushyiraho umutwe w'interahamwe ushamikiye kuri MRND, abantu bose bazi uruhare wagize muri jenoside. 1993 hashingwa radio RTLM, radio y'urutwitsi, itangira ari sosiyete y'ubucuruzi y'itangazamakuru, ariko ntibyatinze igaragaza ko ubutumwa bw'ingenzi bwawo bw'iyo radio ari gutsemba abatutsi. Noneho 1993 nanone hari ibindi byinshi biba, ariko twavuga ikintu cy'ingenzi ni ugutumiza imipanga igamije kuzamara abantu, imipanga yo gusakaza mu baturage. Kugira ngo rero umugambi wo gutsemba abatutsi ushyirwe mu bikorwa noneho, kuko biriya n'ibimenyetso ko hari umugambi, twabona yuko abawushyize, abatekereje biriya bikorwa, ababigizemo uruhare, nta kabuza abo ni abantu bari ku isonga ryo gutekereza, gutegura no gushishikariza abandi kuzarimbura abatutsi. Niyo mpamvu bifitiwe ibimenyetso bimuhamye, yaba ari mu rwego rw'abateguye n'abayoboye ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wo gutsemba abatutsi. Kubera iki rero? Kabuga ari mu bashinze RTLM, ari mu bashyizemo amafaranga menshi, 500,000, afatanyije n'uwari perezida Habyarimana Juvenal, abenshi bo mu kazu, bo mu muryango we, basagatwa ba Seraferwa Bukumba, afatanyije n'umukwe we Ngirabatware, afatanyije n'umukwe Habyarimana Ntiriva mu nda, umuhungu Habyarimana mukuru. Abo bose nibo bashishikarije abandi gushyira imigabane muri RTLM. Ariko Kabuga ntabwo byabaye gusa gushyiramo amafaranga nk'umunyamafaranga. Yari we chairman, niwe mukuru w'inama y'ubutegetsi y'iyo radio, niwe ugena umurongo ngenderwaho, niwe ugena ibitekerezo bigenga iyo radio. Kabuga yari hejuru ya Nahimana. Nahimana yari umuyobozi wo kugira ngo radio ikore isakaza ingengabitekerezo yo gutsemba abatutsi. Hejuru ya Nahimana hari conseil d'administration, urwego rwo hejuru kaminuza ruyobowe na Kabuga. Icyo ni igikorwa ntabwo gukeka. Ikindi nuko hagaragaye za licence d'importation. Kabuga tumiza imipanga myinshi cyane, amatoni n'amatoni, yagaragaye hari nishobora kwitaragaragaye. Iyo mipanga hasigaye ubwo nibyo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bugomba kwerekana, kugaragaza uburyo iyo mipanga noneho yakwijwe mu baturage. Nababwira ko hari umutangabuhamya wizewe cyane udashobora kugira icyo ukemanga ku bushobozi bwe bwo gushishoza no kureba. Wavuze ukuntu yagiye muri paruwasi ya Mugombwa, kuko yari abifitiye ububasha bwo kugenzura ibibera muri paruwasi kubera akazi ke, asangayo amasanduka yuzuye imipanga. Abaza abapadiri ati si imipanga ni iki? Ngo niyo gufasha abaturage imirimo y'ubuhinzi. Imirimo y'ubuhinzi, imipanga ingana gutya ikabikwa muri paruwasi. Urumva abashinjacyaha bagomba kureba niba itumizwa ry'imipanga, ikwirakwizwa ry'imipanga mu baturage bigira aho bihurira, kugira ngo bigaragaze ko uwayitumije koko yari mu mugambi
wo gutsemba abatutsi. Imyitozo, abazakora jenoside bakenera imyitozo, bagakenera ibikoresho. Ibikoresho turumva ko hari aho bigaragaye bishobora kuba byaraturutse. Murebye muri dosiye ya Ngirumpatse Matayo mu rukiko rwa Arusha, akurikiranwaho gushinga umutwe w'interahamwe, akakurikiranwaho kuyobora ibikorwa byo kuwutegura n'imyitozo y'interahamwe nk'umutwe wa gisirikare ugamije kuzica abantu. Muri iyo dosiye harimo abatangabuhamya benshi cyane bavuga ukuntu imyitozo yaberaga mu nzu ya Kabuga. Mu nzu ya Kabuga ndetse cyane cyane bagaragaza ko abenshi abahatorezwaga ni abayobozi b'interahamwe. Mbere bagahabwa amasomo ya ideoloji, mbere yo guhabwa amasomo ya gisirikare, mbere yo koherezwa ahisanzuye bashobora noneho gukorera imyitozo yo kurasa, ariko babanza gukorera imyitozo mu nzu ya Kabuga. Sinzi ko hari uwavuga yuko ibyo byakorerwaga mu nzu ya Kabuga afunze amaso atabibona. Hari ikindi rero cyagaragaye muri jenoside hagati mu kwezi kwa kane, kuko niwe washishikarije abandi, arongera nanone ba chairman n'ikiswe ikigega cyo gushaka mikoro yo kugura intwaro zo guha urubyiruko, gukwiza mu rubyiruko, akabivuga gutyo, imipanga, amacumu, ibyuma byo kugira ngo urubyiruko ngo rwunganire ingabo mu guhiga inyenzi inkotanyi hirya no hino mu baturage. Niyo mpamvu rero ubushinjacyaha bumukurikiranye nk'umuntu ibyo bikorwa bigaragaraho, biramutse bigaragaye ko ari ibyaha koko yakoze bimuhama, ibyo byaha byaba bimushyira mu rwego rw'abateguye umugambi wo gutsemba abatutsi, rw'abateguye umugambi ndetse bakanawushakira ibikoresho, bakanawushakira ubushobozi. Mu by'ukuri ntuba umugambi gusa, ukaba umugambi ushyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu gufata Kabuga bifite ikintu gikomeye cyane bivuze ku bantu bose barwanya jenoside, baharanira ko jenoside itazongera kuba. Yego, hanyuma inzu watubwiraga ibyo bikorwa bishobora kuba byarakorerwagamo ni iriya benshi wenda bazi bamenye ku izina ryaho bita kwa Kabuga, iri ku Muhima? Nibyo rwose, n'iriya nzu yo ku Muhima yitwa kwa Kabuga. Ni inzu nini cyane, irimo amabiro, irimo igice cyari hoteli, irimo amadepo, irimo mbese imyanya minini cyane. Hari umutangabuhamya wivugira ati ngewe banyinjiza ahantu mu biro, bansobanurira icyo tugomba gukora, ndetse banyigisha imbunda, akavuga ko bayimwigishirije aho ngaho. Yego, urakoze cyane nyakubahwa Ambassador. Hanyuma noneho ngira ngo reka tujye kuri nyakubahwa Siboyintore Jean Bosco. Ngira ngo umuntu yakwibaza ati kuki byatwaye imyaka 26 ngo Kabuga Felicien washakishwaga bikomeye atabwe muri yombi? Ese byapfiriyeho ubundi? Urakoze cyane. Icyo kibazo ni ikibazo umuntu atahita abonera igisubizo, ariko igisubizo kiri mu buryo n'ubundi umunyacyaha cyane cyane muri ibi byaha dusanzwe dukurikirana bya jenoside yakorewe abatutsi, abakekwa kuba barabigizemo uruhare bafite amayeri menshi, bakoresha amayeri menshi. Icya mbere barihisha, bagahunga, bagakoresha amayeri yo guhimba ibyangombwa by'inzira, bagahindura amazina, bagahindura ubwenegihugu, bagakoresha amafaranga kubona ibyo byangombwa biborohereza, ndetse nta n'uwatinya kuvuga ko hamwe na hamwe twagiye tubona aho batanga na za ruswa kugira ngo badakurikiranwa. Icyo kibazo rero iyo ugiye kureba mu kibazo cya Kabuga nyirizina, Kabuga ni umuntu mu by'ukuri utabuze umutungo, wari ufite umutungo ukomeye cyane. Ni umuntu wagiye yihisha mu bihugu byinshi cyane, akaba yarakoresha amazina arenga 25 hafi 30. Ayo mazina ni amazina atandukanye. Mu gihe ubutabera n'abashinzwe kumukurikirana bashakishaga Kabuga Felicien, wasangaga afite andi mazina
amazina rero yagiye akoresha ni menshi, natanga nk'ingero kugira ngo abantu wenda bashobore kuba babyumva kurushaho. Ni gute waba ushakisha umuntu witwa Felicien Kabuga igihe we agendera nko ku izina rya Idrissa Sudi, iryo ni urugero. Cyangwa se akaba agendera ku izina ryitwa Ruwa, akoresha ubundi bwenegihugu, akoresha amazina ataraye. Ibyo rero mu by'ukuri ni imbogamizi ku butabera. Ikindi, iyo hagiye hagaragara ko iyo yatahurwaga nko ku izina rimwe cyangwa se haherereye, yahinduraga aderesi, kuzajya kumenya iyindi aderesi ariho akaba yahinduye ubundi mwirondoro. Ibi ni ibintu mu by'ukuri byagoranye cyane. Ngira ngo niba twibuka neza ku isi ari nawe washyizeho wemeje ko hagomba kujyaho urukiko rukurikirana abakekwaho gukora jenoside yakorewe Abatutsi, washyizeho urukiko, ndetse urwo rukiko rwiha intego yo gushakisha abantu abo bise the most senior, cyangwa se abantu ba ruharwa ba mbere bagize uruhare mu gutegura no mu gukora jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe bafashe lisite y'abantu 93. Mu bantu ba mbere b'ikubitiro hari harimo Felicien Kabuga, ariko kubona ICTR yarafunze nyuma y'imyaka hafi 14 batamubonye, kandi bari bafite bije bahabwa n'umuryango w'abibumbye ukomeye, byatewe n'izo mbogamizi. Mu by'ukuri zari imbogamizi zikomeye cyane, nicyo cyatumye habaho kumara iki gihe cyose. Yego, hanyuma ariko nanone umuntu akibaza ati birumvikana ko kugira ngo amare igihe kingana gutyo, kireshya gutyo cyose, hari abantu benshi bamufashije kwihisha ubutabera. Ese aba bantu bahishiriye Kabuga iriya myaka yose bo nta tegeko ribahana? Hanyuma ubwo uranatubwira niba bazakurikiranwa. Ubundi mbere yo kujya kuri abo ngabo bamuhishe, umuntu yagombye kubanza kureba kumuhisha. Ubundi amategeko ahana umuntu wese ushobora guhishira umunyacyaha, kuko aba arimo gutambamira ikorwa ry'ubutabera. Ariko mbere yo kujya gushakisha abamuhishe, twabanza kureba, ahubwo tukihutira gutanga ubutabera ku munyacyaha nyirizina, ari we ukekwaho icyaha, Kabuga. Kabuga rero kuba yafashwe, kuba yashyikirijwe, agiye gushyikirizwa ubutabera, niyo ntego ya mbere yari igamijwe no kumushakisha. Icyo ntekereza ko ari cyo ubutabera buzibandaho. Hanyuma ibyaba byerekeranye no kuba washakisha abamuhishiye icyo gihe cyose, ibyo byo byaba ari ibindi, yaba ari iyindi dosiye. Icyo sinahita mvuga ngo hagiye gukurikirana abamuhishe. Mu by'ukuri birumvikana batambamiye ubutabera, ndetse nta nubwo ari n'amategeko arabihana. Ariko ubu kuri ubu ikintu cyihutirwa cyane kigomba gukurikiraho ni uguha ubutabera ababukeneye bamaze imyaka 26 babutegereje. Ndetse ntekereza ko mu by'ukuri na Kabuga ubwe afite nawe akeneye kubona ubwo butabera akeneye kubona ubutabera, ndetse kuba yihishahishaga birumvikana ko yari afite icyo abuze muri we. Ubu ngubu icyashyirwamo ingufu n'ikizashyirwamo ingufu ni ukugaragariza ibimenyetso. Harimo nk'uko mu Bufaransa ubu hariho gusaba urukiko mekanizme, yasabye ko bamushyikiriza mekanizme kugira ngo imuburanishe. Hanyuma uwo arimo gutegura ribato, cyangwa se impamvu zatuma wenda atashyikirizwa n'urwo rukiko, cyangwa se atanaburanishwa. Ibyo nibyo birimo kwibandwaho, ariko bitavuze ko mu by'ukuri uwashaka kuba yazategura ikirego kuba akagishakira ibimenyetso, akaba yashyikiriza abatambamiye ubutabera, ibyo byakorwa. Amategeko ntago yabibuza, ariko buri gihe navuga ko mu gukurikirana harebwa ibintu bibiri by'ingenzi. Hareba icyo bita
public interest. Ese uru rubanza ngiye kugira rufite public interest, ikindi mfite ibimenyetso byarwo. Ibyo ni ibintu bibiri cyane iyo umushinjacyaha agiye gutanga ikirego yibandaho. Birumvikana rero iyo umaze kureba ko hariho urwo rubanza rufite public interest cyangwa se rufite inyungu z'ubutabera, hanyuma ukurikiraho kuvuga ngo ese ababigizemo uruhare ni bande, ese ibimenyetso mfite bizampa conviction, bizatuma ntsinda urubanza. Ibyo rero ni ibintu navuga nk'umushinjacyaha, navuga ngo uwashaka wese gukurikirana yabyibazaho mbere y'uko ajya gutangiza ikirego. Ariko ibi ntekereza ko ikirego principal twe tubona gifite ireme, kimaze n'imyaka 26 mu nzego z'ubutabera, nicyo uruhare Kabuga Felicien akekwaho. Urakoze cyane nyakubahwa Siwoyintore. Hanyuma noneho reka tujye kuri Honorable Jean Damascene Bizimana. Umuntu yavuga ngo nyuma y'uko Kabuga afashwe, ngira ngo namwe mwarakurikiranye, mwagiye mureba byinshi bivugwa hirya no hino, haba ku mbuga nkoranyambaga, haba amatangazo, kuki ifatwa rya Kabuga ryatumye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bisohora amatangazo yacicikanye yishimira ko yafashwe. Ibi umuntu yavuga ko bishatse kuvuga iki? Hari impamvu nyinshi zibisobanura. Iya mbere ni uko Kabuga yari amaze imyaka myinshi ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga, baramubuze. Ibyo rero bikaba byagaragaraga nko gutsindwa kw'ibihugu ndetse no gutsindwa k'umuryango w'abibumbye, kuko urukiko rwashakishaga Kabuga ni urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, rushyirwaho n'umuryango w'abibumbye, rugendera kuri stati yakozwe n'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi, ndetse buri mwaka urukiko rugeza raporo ku nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi. Kimwe mu bibazo bagaragazaga ni kuba hari ba ruharwa Kabuga ari ku isonga Felicien batarashobora gufatwa, ndetse urukiko rukanerekana ko kuba abo ba ruharwa bakidegembya hari ibihugu bibakingiye ikibaba, ibihugu bibafasha, ko bigaragara nko gutsindwa k'ubutabera mpuzamahanga, nko gutsindwa k'umuryango w'abibumbye. Buri mwaka ibyo bikaza muri raporo perezida w'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yagezaga ku muryango w'abibumbye, ndetse na raporo zatangwaga n'umushinjacyaha mukuru w'urwo rukiko buri gihe. Ibyo rero murumva cyabaga ari ikibazo kigaruka. Indi mpamvu ya kabiri ni uko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwafunze imiryango muri 2015 mu kwezi kwa 12, rusimburwa n'urwo rutoya rushinzwe kurangiza imirimo urwo rukiko rwafunze rutarangije. Muri songa umurimo ukomeye ni ukuba hagomba gushakishwa Kabuga na Bizimana Augustine ndetse na Protais Mpiranya, bagashyikirizwa urwego mpuzamahanga rwasimbuye urukiko, bagacirwa urubanza. Ibyo byari mu nshingano z'uru rwego, ni imwe mu nshingano ikomeye rufite. Birumvikana rero ko kuba Kabuga yarashoboye gufatwa byagaragaye nk'aho ari intambwe nini cyane umuryango w'abibumbye uteye, bituma babyishimira, bagaragaza yuko icyari gitegerejwe kuri urwo rwego cy'ingenzi gishobotse cya mbere cyo kuba uwo bafata nka ruharwa Kabuga Felicien mu gutera inkunga ikorwa rya jenoside yakorewe Abatutsi, uwo ruharwa wa mbere bari bafite nka priorite bamubonye bamugezeho. Icyo murumva ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi cya kabiri mbona nanone gikomeye, uretse ibyo byemezo bitandukanye byagiye bifatwa n'izo nzego navugaga, hari ukuba ntitwibagirwe ko tukiri mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Kuba rero tukiri mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi bituma no ku rwego mpuzamahanga, haba mu muryango w'abibumbye ndetse n'indi miryango mpuzamahanga, hafashwe ruharwa nk'uyu Kabuga, babihuza bagasanga iki gihe turimo cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, kuba abanyarwanda bari no mu ngo kubera icyo cyorezo cya covid, hakaba habonetse ruharwa nk'uwo, ni intambwe ikomeye ifasha mu gukomeza kwibuka neza, duha icyubahiro
abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, kuko n'umuryango w'abibumbye wagize icyo nakwita gutsindwa, kuko ntibashoboye gukumira jenoside, ndetse n'ingabo zayo zari mu Rwanda, jenoside yabaye ntizahabwa uburyo bwo kugira ngo zishobore kuyihagarika kandi byarashobokaga. Kuba rero Kabuga abonetse muri iyi minsi, abanyarwanda turiho twunamira abacu abatutsi bishwe muri jenoside, birafasha umuryango w'abibumbye kugaragaza yuko hari intambwe ikomeye iteye mu gutanga ubutabera bwari butegerejwe kuri Kabuga ufatwa nka ruharwa muri imyaka 26 ishize. Icya nyuma wenda kitaremereye cyane, ariko nkeka ko nacyo gifitemo uruhare, cyatumye amahanga ahita yishimira uburyo bweruye rwose icyemezo, nuko nta n'indi nkuru ku rwego mpuzamahanga yari ihari uretse icyorezo cya coronavirus kimaze amezi hafi 2 arenga, ariko nta yindi nkuru yari ihari amahanga yari kubahugiyeho. Kandi itangazamakuru turabizi zigendera ku nkuru nyine zicutse zikomeye zabaye. Kabuga rero byahuriranye nuko nta yindi nkuru yari ihari, za radio za televiziyo n'abanyamakuru mpuzamahanga bari bahugiyeho, bituma iri fatwa rya Kabuga ryarabaye nk'inkuru twakwita fare, ni ukuvuga inkuru iremereye ikomeye iri ku isonga y'izindi zose. Ndumva ari izo mpamvu uko ngenze kurikirana. Urakoze cyane Honorable Jean Damascene Bizimana. Reka dusubire mu Bufaransa noneho, aho n'ubundi Kabuga yafatiwe. Nyakubahwa Ambassador, umuntu yakwibaza ati kuba Kabuga yafatiwe mu Bufaransa ni ikimenyetso cy'uko n'abandi bakekwaho ibyo byaha bagiye gukurikiranwa? Mu by'ukuri Kabuga afashwe hari ibintu bimaze iminsi bikorwa bitanga icyizere cy'uko gutinda k'ubutabera mu myaka yashize bisa nkaho byaba bigiye kugabanyuka, tukabona umusaruro. Byatangiriye byose mu gihe hashizweho urugereko rwihariye rushinzwe gukurikirana ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ruhabwa abacamanza bari specialize bakurikirana gusa icyo, n'abagenzacyaha n'abashinjacyaha baha raporo, bagashyikiriza raporo zabo, ibyifuzo byabo urwo rukiko, urwo rugereko. Kuva rugiyeho hagaragaye umusaruro mwakurikiye imanza zaba Barahira, za Ngenzi, Simbikangwa n'izindi. Buriya ziriya manza ni umusaruro wo gushyiraho icyo bise pole ya justice contre les crimes de l'humanité. Hanyuma yenda kitaragaragara aricyo duhanze amaso nuko hari amadosiye menshi cyane, ndetse amwe ageze ku rwego rwo kugezwa imbere y'urukiko cyangwa se yageze mu nkiko ajuririrwa, hari n'ayagejejwe imbere y'urukiko rusesa imanza. Ni amadosiye menshi cyane cyane twavuga ko tuyakesha ubwitange bwa umuryango muzi wa Collectif des Partis Civils pour le Rwanda uyobowe na Alain na Dafroze Gauthier. Nibo bagiye bagira initiative bagakurikirana amadosiye bakayageza ku bushinjacyaha kugira ngo buyakurikirane. Ni amadosiye menshi, mu mbabarire muri iki kiganiro ntabwo twajya kuvuga amadosiye ari mu maboko y'ubutabera, ariko nababwira ko ari menshi kandi akurikiranwe bigaragara, kandi natwe tubikurikirana tugasanga koko twashobora kwizera ubutabera, twashobora kwizera ko hari ikintu kirimo guhinduka. Urakoze cyane Nyakubahwa Ambassador. Hanyuma reka twongere twerekeze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abavuga ko ashobora kuba yajyanwa kuburanishirizwa Irahe cyangwa Arusha. Iseter yo abantu benshi murabizi ko yarangije imirimo yayo muri 2015. Ubundi umuntu yababaza nkamwe Honorable Jean Damascene Bizimana,
ubundi urwo rukiko rwadusigiye iki? Urukiko rwadusigiye ibintu bibiri. Rwadusigiye kuba hari ibyo rwagezeho byiza, ariko hari n'ibibazo rwadusigiye. Reka ngerageze kubivuga mu magambo makeya. Mpere ku bintu bishimishije urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwagezeho mu kubaka amateka. Icya mbere ni uko mu rubanza rwa mbere urukiko rwaciye ni urubanza rwa Jean Paul Akayesu wari burugumesitiri wa komine Taba mu yahoze ari perefegitura ya Gitarama. Hari ibibazo uru rubanza rwakemuye. Ikibazo cya mbere rwakemuye kandi gikomeye cyubaka amateka y'u Rwanda ni ukwemeza ko jenoside yakozwe mu Rwanda kandi igakorerwa Abatutsi. Abavoka ba Akayesu baburanaga bavuga hari impamvu nyinshi batanga, ariko iya mbere bagira ngo bahanagureho uwo baburaniraga icyaha cya jenoside, bakavuga yuko nta jenoside yabaye mu Rwanda kubera yuko Abatutsi batari ubwoko nk'uko bisanzwe bizwi. Ubwoko burangwa no kuba abantu bafite ururimi rwihariye rwabo, bafite ahantu batuye habo, bafite imico yihariye n'ibindi n'imigenzereze yabo. Noneho bakavuga bati Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ntabwo bujuje ibyo byose maze kuvuga, kuko bafite ururimi rumwe bahuriyeho, bafite imyemerere imwe, batuye mu gihugu kimwe, ntabwo rero ari ubwoko nk'uko bisobanurwa. Ariko urukiko rubanza gukemura icyo kibazo ruvuga ruti mu Rwanda nubwo Abatutsi, Abahutu n'Abatwa bavuga ururimi rumwe, batuye mu gihugu kimwe, bemera Imana imwe, bafite imico, imigenzereze, imigenzi imwe, ariko leta kuva igihe cy'Ababiligi yari yarabashyizeho bazwi nk'ubwoko. Abahutu, Abatutsi, Abatwa n'ubwoko bikanandikwa mu ndangamuntu. Bati ibyo rero bihuje n'ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga agamije gukumira icyaha cya jenoside yo ku itariki 9 z'ukwa 12 1948, avuga yuko jenoside irangwa n'umugambi wo kwica abantu bose cyangwa igice cyabo bazizwa ubwoko, idini, ibara ry'uruhu cyangwa ubwenegihugu. Urukiko rwemeza ko Abatutsi babishwe na leta yabikoreze mu mugambi wo kubatsemba ibahora ko bashyizwe mu bwoko bw'Abatutsi. Ubwo icyo kibazo kiba kirakemutse. Ubu ni amateka ko jenoside yakorewe Abatutsi bazizwa ubwoko bwabo, leta yari yarabigennye. Iyo rero urukiko rukabaho, ubu ngubu abantu bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, abayihakana nubwo bahari, baba bafite noneho za argument bashingiraho. Ariko ku urukiko rwarabyemeje ku buryo ndakuka ni ikintu gikomeye cyane. Yewe nanibutsa ko no mu mwaka wa 2006 urukiko rwateye indi ntambwe rwemeza ko mu rubanza rwaburanagamo Nzirorera na Karemera Edouard bari n'amatengero umpatse bari abayobozi ba MRND. Urukiko rwemeza ko jenoside yakorewe Abatutsi ari ihame mpuzamahanga ridashobora kongera kugibwaho impaka bibaho. Muri icyo cyemezo urukiko runemeza ko nta mwavoka cyangwa undi wese ushobora kongera kugaruka imbere y'urwo rukiko ngo aze avuge ko jenoside yakorewe Abatutsi itabayeho, urukiko rwongere kubitaho. Icyo ni ikintu gikomeye, kuvuga ko ni ihame mpuzamahanga ridashobora kugibwaho impaka. Ibyo byanatumye mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa gatatu inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yarafashe icyemezo nacyo gikomeye gifite nimero 2150 gishingira ku manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Icyo cyemezo cyemeza ko jenoside yakorewe Abatutsi ari ihame mpuzamahanga ridashobora gukomeza kugibwaho impaka nk'uko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwabyemeje. Ubwo rero kuva icyo gihe muri icyo cyemezo hanasabwa ko ibihugu byose bicumbikiye abakoze jenoside bigomba kubashyikiriza inkiko, bigomba kubafata bikabashyikiriza inkiko z'ibyo bihugu, cyangwa se bikabohereza mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu cyose cyiteguye kubaburanisha. Numva iyo urwo rukiko rutabaho ngo rube rwarafashe ibyo byemezo, tuba tukiri mu mpaka zidafite akamaro, zidafite n'agaciro. Ikindi gikomeye, urukiko rwashoboye mu manza rwaciye, buriya rwashoboye kwakira ubwirege bwa Yohani Kambanda wari minisitiri w'intebe wa guverinoma yakoze jenoside. Yohani Kambanda arabyirega, yemera ibyaha birenga 11,
bigaragaza ko guverinoma yiswe y'abatabazi yashyize mu bikorwa umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi wari warateguwe mbere ya 1994, ariko guverinoma yiswe y'abatabazi yari yobowe na Kambanda iza ibishyira mu bikorwa. Ubwo bwiregere bwa Kambanda rero burakomeye kubera yuko bugaragaza uburyo jenoside yateguwe n'uburyo inzego za leta, za politike, za gisirikare, z'amadini, z'urubyiruko, uburyo inzego zose zifashishijwe mu mugambi wo gutsemba abatutsi. Icya gatatu gikomeye nanone muri byinshi urukiko rwagezeho ni ukuba urukiko rwemeje ko kuba abakobwa n'abagore b'abatutsikazi barasambanyijwe ku gahato byakozwe nk'intwaro ya jenoside. Urukiko rutera intambwe rwemeza ko icyo cyaha cyo gusambanya abakobwa n'abagore b'abatutsikazi ku gahato ari kimwe mu byaha bigize jenoside. Ubundi amategeko mpuzamahanga kugeza icyo gihe ntabwo yari yarateye intambwe yo kwemeza viol, rape, gusambanya abakobwa n'abagore ku ngufu ko bigize jenoside. Bagifataga nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Urukiko rwo rwagishyize ku rwego rwo hejuru, bituma kugeza ubu ngubu ku rwego mpuzamahanga iki cyaha cyarazamuwe kuri iyo ntera, kikaba gifatwa nk'icyaha gikomeye kigize jenoside. Ibyo ni bimwe mu byagezweho n'uru rukiko. Icya nyuma nabivugaho ni ukuba urukiko rwafashe bamwe muri ba ruharwa bateguye jenoside kandi bo mu nzego zose, guhera kuri minisitiri w'intebe, abaminisitiri barenga 15 urukiko rwabagejeje mu bucamanza. Bamwe yego rwabagize abere, ni ikibazo, ariko abandi rurabakatira. Abasirikare bakuru, abanyapolitike bandi, barimo abaprefe, barimo ababurugumestre, barimo abacuruzi, barimo abanyamadini. Ibi bikerekana ko urukiko rwagaragaje ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe na leta y'u Rwanda, ariko igirwamo uruhare n'ibyiciro byose. Inzego zose zifite abakoze jenoside, ari nayo mpamvu dusangamo abakatiwe kandi bagakatirwa no ku byaha biremereye. Murumva rero ibyo ni ibintu bikomeye. Ikindi numva nanone ntareka kuva amasezerano mpuzamahanga yo ku itariki 9 z'ukwa 12 1948 yashyirwaho umukono, mwumva ni kera. Nta rundi rukiko ku isi rwari rwarigeze rushyirwaho hashingiwe kuri ayo masezerano. Uru rukiko rero mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwabaye urwa mbere, nubwo rwaje rukurikira urwa Yugoslavia. Urw'u Rwanda rwo ku buryo buri specific rwashyizweho hashingiwe kuri ayo masezerano kugira ngo ruze gucira imanza abantu bakekwaho kuba barakoze icyaha cya jenoside. Bituma rero rwaratanze mu rwego rw'amategeko, rwatanze ibyashingiweho mu mateka y'amategeko mpuzamahanga, yinjijwe mu bitabo, ajya mu nyandiko, bijya mu bushakashatsi. Ubu bikaba biri mu mateka. Ubu jenoside yakorewe abatutsi biri mu mateka mpuzamahanga azwi hashingiwe ku mirimo yagezweho n'urwo rukiko. Mwumva ni ikintu gikomeye. Ariko rero icya nyuma mu bibabaje nuko urukiko hari amakosa rwagiye rukora mu mikorere yarwo n'umuryango w'abibumbye yemera, nko kuba rwaragiye rukoresha bamwe mu bantu bagize uruhare muri jenoside bakaba abakozi barwo, nyuma bikaza kugaragara ko abantu bagize jenoside yewe bakanabacira imanza. Natanga nk'urugero rw'umuntu witwa Simeon Cyamihigo, yari substitut muri parike Icyangugu, yakoreye uru rukiko. Biza kugaragara yuko Simeon Cyamihigo yakoze jenoside Icyangugu, bamucira urubanza, yewe anakatirwa igifungo cya burundu. Urumva ibyo ni ibibazo urwo rubanza yaruciriwe n'uru rukiko cyangwa n'urundi rwarumuciriye? Simeon Cyamihigo yafashwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha binaturutse ku buhamya bwagiye butangwa n'abatangabuhamya b'Abanyarwanda, cyane cyane umuryango Ibuka. Mu nyandiko zitandukanye umuryango Ibuka wagiye ugaragaza ibibazo byari mu rukiko, harimo no kuba harimo abakozi bakekwagaho ko baragize uruhare muri jenoside n'amazina akavugwa. Harimo uyu nguyu Simeon Cyamihigo, urukiko rwaramuhagaritse ruranamukurikirana, ruza kumuhamya icyaha cya jenoside akatirwa burundu. Hari undi witwa Tadeo Kwitonda nawe wakoreraga uru rukiko, biza kugaragara ko nawe akekwaho jenoside. Amasezerano ye barayahagarika, Tadeo Kwitonda ahita asubira mu Bubiligi. Ubu nawe ari mu bariho bakurikiranwa n'ubutabera bw'Ububiligi. Murumva ibyo ni ibibazo rwagiye rudusigira, ariko hari no kuba hari ba ruharwa bazwi. Urukiko rwagiye rugira bere ku makosa y'umucamanza Theodore Meron, twagiye tuyavuga kenshi. Abantu nka Justine Mugenzi wari
bashinze Hutu Power gashishikariza jenoside ku buryo buremereye, agirwa umwere. Abantu nk'Abagosora urukiko rwagabanyirije ibihano, yari yarakatiwe igihano cyo gufungwa burundu mu rubanza rwa mbere, bigeze mu bujurire ahabwa imyaka 35. Ntabwo tumwumvishe neza kubera ikibazo cya internet. Wari uvuze Bagosora? Nari mvuze Theoneste Bagosora mu rubanza rwa mbere yari yakatiwe igifungo cya burundu. Ferdinand Nahimana nawe mu rubanza rwa mbere yari yakatiwe igifungo cya burundu, n'abandi nizo ngero mfashe, yewe na Lieutenant Colonel Anatole Nsengiyumva. Hanyuma kubera imikorere mibi y'umucamanza wari uyoboraga witwa Theodore Meron, bigeze mu bujurire yabagabanyirije ibihano, Bagosora bamuha imyaka 35, Nahimana bamuha imyaka 30. Hanyuma ubu Nahimana we yaranafunguwe kuri bimwe bikintu bashingiyeho ngo yitwaye neza muri gereza, yafunguwe atarangije igihano. Umva icyo ni igikomere uru rukiko rwasigiye u Rwanda, rwasigiye by'umwihariko abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, kuba hari baruharwa barimbuye imiryango yacu bakagirwa bere, abandi bakabagabanyirizwa ibihano, hanyuma bakanabafungura batarangije ibihano byabo. Iki murumva ni ikibazo gikomeye urukiko rwasize. Yego, urakoze cyane Honorable Jean Damascene Bizimana. Hanyuma Honorable Siboyintore, byagenda bite Ubufaransa buramutse butakiriye ubu busabe bwa MICT? Murakoze. Mbere yuko nsubiza icyo kibazo, mureke nongereho izindi ngingo zigaragaza ko urukiko rwakoze akazi kandi kazatuma hari ikibukirwaho rukiko. Damascene, Dr Damascene Bizimana bisobanuye neza, ari avuga aduhaye detaye, ariko hari n'ikindi umuntu yavuga ku byerekeranye. Muzi neza ko rukiko rwanze ubusabe bwa Kambanda igihe yiregaga. Buriya bwirege Dr Bizimana yavuze, buriya bwirege bw'uko yari yireze ibyaha, kwirega no kwemera icyaha, ibyo byari mu mugambi wo kugira ngo agabanyishe ibihano, ariko urukiko rushingiye ku buremere bw'ibyaha yakoze ndetse n'umwanya yari afite muri guverinoma yari wiyoboye. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane, byagaragaje ko batemera kuba ubwirege kwirega no kwemera icyaha bishobora guhesha umuntu kugabanyiriza ibyaha nako kugabanyije igihano atari ihame. Ibyo rero byatumye Kambanda urukiko rumwangiye mubwire yanga, avuga ko ubushinjacyaha bwamushyizeho igitutu kugira ngo yirege yemere icyaha ndetse atesha agaciro ubwirege bwe, ariko ibyo ntibyabujije urukiko rw'ubujurire cyangwa se appeals chamber kumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu. Icyo ni iyindi achievement cyangwa se intera ikomeye urukiko rwagezeho. Ikindi ni uko rwasetinze precedent muri international law, mu mategeko mpuzamahanga rwazanyemo ikintu gikomeye cyane cyo iyo urebye nko mu rubanza rwa Seromba yari yarakatiwe, yaburanye ndetse n'urukiko ruza kwemeza ko kuba atari aho icyaha cyakoreye igihe iriya kiliziya y'Inyange, iriya katapira yasenyaga urusengero rukica abantu, kuba atarahahagaze ngo ibyo byatuma atarakoze icyo cyaha. Urukiko mu bujurire atarahamijwe icyo cyaha nk'uwagikoze, ariko ibyo byaje guhinduka mu bujurire k'ubushinjacyaha bwarajuriye, ndetse muri ubu bujurire butanga umurongo mwiza ko kuba udahagaze ku cyaha mu ikorwa ry'icyaha ariko wagiteguye bitahagije kuba utagikurikiranwa. Ikirebwa ni itegura ry'uburyo icyo cyaha cyakozwe witirirwa wagikozemwo. Kuba rero atarahagaze nk'uko yashaka kubivuga, ariko mu by'ukuri yakoze mu itegurwa ryo gushaka iriya katapira ndetse ryo agatanga n'amabwiriza y'uko ruriya rusengero rugomba kuriturwa n'abose bagapfiramwo. Ibyo nibyo urukiko rwitayeho ruhishingiro, mu gihe nyamara urukiko rwa mbere trial chamber yari yamuhamije sinibuka niba imyaka 15 niba atari 25, ariko urukiko rw'ubujurire
15 urumva rero ko ibyo byaje guhindukirwa mu rukiko rw'ubujurire appeals chamber bamuhanisha burundu. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane muri international criminal law. Ikindi gikomeye cyane ndetse na Bizimana yaje kukivugaho kijyanye no kuba rape yarafashwe nk'ibigize icyaha cya genocide. Ikinakomeye cyane gihindurana amateka ndetse kigaragaza ko rukiko rwasetinze legal precedent naho noneho Nyiramasuko Apollina yahamijwe icyaha cyo gufata ku ngufu rape. Ibikorwa yakoze bigaragara ko ari icyaha yagihamijwe. Urumva rero nibwo bwa mbere hagiyeho legal precedent yaho umugore ahamwe icyaha cyo gufata cyangwa cyo gukora ibikorwa bigamije guhohotera no gufata abari n'abategarugori ku ngufu, kuba yarabigizemo uruhare biganira. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane mu byitwa legal precedents. Ikindi gikomeye cyane navuga ni judicial notice yo mu 2006 yo mu rubanza rwa Karemera and others. Aho ngaho umuzi ko hari haragiye habaho impaka nyinshi cyane, habayeho impaka nyinshi cyane kuva mu rubanza rwa mbere rwa Kayezu muri 1998 bahakana bashaka kugaragaza ko mu by'ukuri nta genocide yabaye mu Rwanda, ko icyabayeho ari isubirana ry'amoko civil war. Ibyo ngibyo rero byaje gutuma urukiko rugaragaza ko mu rubanza rwa Kayezu baciye ku buryo budasubirwaho ko imeza kubaho impaka babagosora n'abandi no mu zindi manza nk'urwa Bikindi no mu zindi rwa uyu wahoze ari burugumesitiri wa Bicumbi Semanza ndetse no muri Matayo Ngirumpatse bagaragaza ko nta genocide, ariko noneho biza gufata urukiko rufata umwanzuro uhamye muri judicial notice bivuga mu rubanza rwa Karemera na Matayo Ngirumpatse, ndetse bameza ko ku buryo budasubirwaho ko izo deba zo kuvuga ngo habaye cyangwa ntihabaye genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ko ibyo bigomba bihagarara, bashyiraho judicial notice igaragaza ku buryo budasubirwaho ko hakorewe genocide abatutsi mu Rwanda. Ibyo rero ari nabwo mpamvu ubona mu bahakanyi bahakana genocide ubu ngubu bihaye ikintu cyo kuvuga ngo ni double genocide, ariko mbere bavugaga nta genocide ihari. Nyuma rero guhakana kuko bazi ko hariho izo legal precedent, hariho ibyo bihamya byose ibimenyetso urukiko rwasize. Niyo mpamvu ubona hagenda hagarukaho ngo hakozwe genocide ebyiri, hakozwe iki. Ibyo rero nagira ngo byongereho ku byo Damascene Bizimana yaravuze. Hanyuma tugaruke ku ikibazo uragira uti byagenda bite Ubufaransa butakiri ubusabe bwa MICT, hanyuma se hakorwa iki cyangwa Kabugo bwe asabye kuburanira mu Bufaransa kuki ataburanira mu Rwanda, bundi kuki MICT ariyo kamara? Okay, mbere nk'umunyamategeko ntago nshaka gutanga igitekerezo gishobora kwinfluensa decision, kuko urubanza ni nabyo birimo kuganirwa, ubu ngubu. Niba mukurikira mwarakurikiranye habayeho ubusabe bwa mekanizme rwego rwasabye ko Kabuga Felicien yoherezwa mu rwego rwa mekanizme kugira ngo aburanishwemo. Ibyo kandi bishingiye ndagaragaza ko mbere na mbere ubu ngubu ni iriya mekanizme niyo ifite ububasha bwo kuburanisha rubanza. Mbere na mbere ndabishingira ku mategeko, kuko muzi ko ari urwego rwasimbuye ICTR yashyizweho n'umwanzuro wa Loni 955 y'itariki 8 z'ukwa 11 muri 1994 ishyiraho urukiko iruha na mandate. Hanyuma bigiye kurangira kubera ICTR yari maze igihe bashyiraho iriya mechanism ishyirwaho n'umwanzuro 1966 1966 yo kuwa 22 Ukuboza muri 2010 iha ibyo bita primacy. Ni ukuvuga ngo ni ububasha busumbye ubundi bubasha bw'inkiko z'ibihugu kuburanisha izi manza.
nk'uko nabivuze muri ikindi bafite statute y'urukiko mu ngingo yarwo ya mbere agace ka kabiri ivuga ko baburanisha the most senior abantu bakekwaho bakoze ibyaha by'indengakamere bakaba bari muri urwo rukiko bashakishwa ko ingingo ya mbere agace ka kabiri ibaha ko bo bagomba kuburanisha. Ikindi ni uko mbere y'uko rwa rukiko rwa ICTR rusoza imirimo yarwo rukora ihererekanya mu by'ukuri abantu batatu Kabuga, Mpiranya na Bizimana Augustin basizwe bari mu bubasha bwa jurisdiction ya mechanism. Hanyuma rero ingingo ya 28 ya statute ya rwa rukiko isaba ibihugu byose gukora cooperation kugira ngo noneho mu ngingo ya 28 agace ka I cyangwa E kavuga ko iyo urukiko rusaba ko iyo hari umunyacyaha rusaba rwandika ubusabe bugasaba ko agomba gufatwa uwo muntu afatwa agafungwa hanyuma akohererezwa mechanism. Ibyo rero nirwo rwego bariho basabye kandi ubusabe bwabo ntacyo urukiko rwasabwe ari rwo rw'Ubufaransa rwari rwagira icyo bivugaho, ariko rero yo kuba yaburanisha umunyacyaha ku Bufaransa kubera waba ari ku butaka bwabo ku Rwanda aho icyaha cyakorewe. Ariko ibi ngibi si byo nshaka kujyamo, maze kugaragaza ko ubu ngubu jurisdiction ifitwe na mechanism, ariyo mpamvu mvuga nabitangiye n'intuza umwanzuro resolution ya Loni, ndetse ikaba afite iriya primacy over national jurisdiction, akaba ariyo bazashingiraho ari nayo basaba. Biramutse byanze rero icyo gihe iyo wanze kuenforcinga hari ikibazo babajije ngo ese Ubufaransa bwanze kuenforcinga mu ntuza ubusabe bwa mechanism byagenda bite? Simpamya ko bizageraho. Mbere na mbere Ubufaransa ni igihugu kiri mu bihugu bitanu bifite veto power muri UN Security Council, kandi iriya rukiko rwashyizweho n'umwanzuro wa UN Security Council. Simpamya ko byagirwaho ngaho, ubwo ni ukuvuga ngo n'umubashyizeho uwo mwanzuro n'Ubufaransa burimo. Niyo mpamvu uvuga ngo bigenda bite ubundi. Iyo wanze rero kuimplementing ubusabe bwa tribunal yashyizweho n'urukiko n'akanama ka Loni, n'ubundi bisubira mu kanama ka Loni. Ntekereza rero ko sindi bujye muri deba ngo mvuge ngo byagenda gute. You cannot cross a bridge before you reach it. Ntabwo ushobora kujya kwambuka ikiraro utarakigeraho. Reka dutega amaso turebe ibigiye gukurikiraho, ariko mu buryo nabonye Kabuga kubiri kuvugwa yarasabye ko yaburanira mu Bufaransa. Ubusabe bwe buzakirwa n'urukiko rubusuzume, kandi icyo navuga gusaba ni kimwe, guhabwa ni ikindi. Ibyo rero ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni uburenganzira bwe nawe kuba yasaba, ariko ni n'uburenganzira bwa mechanism kuvuga ngo no, icyemezo cy'uko uwo uri most senior uri mu bantu baruharwa bashakishwa cyane, noneho rukavuga ari amategeko agaragaza ko urukiko rwasabwe ari rwo rw'Ubufaransa rutesha agaciro ubusabe bwe. Urakoze cyane Honorable Siboyintore Jean Bosco. Hanyuma reka twongere tugaruke kuri nyakubahwa Jean Damascene Bizimana. Iri fatwa rya Kabuga riratanga ariko Simeon, yego Simeon, nyemerera ngira icyo mvuga tutarajya ku kindi kibazo. Yego, niba unyemereye mvuge ibintu bibiri abambanjirije bavuze kandi bikomeye. Icya mbere ni byiza cyane gushima, kandi kuko biragaragara pe ibyo dukesha ICTR ari ku Rwanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no gushyiraho amateka mu butabera in general. Ariko Honorable Damascene yavuze n'ibibazo urukiko hari ibyo rwagize n'ibyo rwiteye mu mikorere itari myiza, ndetse
ibibazo bimwe bikaba byarateye ibindi mu byo yavuze ngiye kugira icyo mvugaho gatoya. Icya mbere mvuge gutinda no gukoresha amikoro menshi cyane. Ruriya rukiko rwafunze imiryango rukoresheje 1 billion miliyari y'amadolari. Miliyari y'amadolari ugabanyije n'umubare w'abakurikiranwe byari birenze miliyoni 11 y'amadolari ku muntu. Miliyari zirenga 11 z'amanyarwanda gukurikirana umuntu umwe. Ni byiza ko abantu banini bakuru bari ku isonga bakurikiranwe, ariko murumva ko amikoro yakoreshejwe yashoboraga gukoreshwa neza kurusha. Ugereranyije mugenzi warwo wa ICTY wa Yugoslavia ni munsi y'icya kabiri, ni miliyoni 4 ku muntu. Habaye nta kabuza byagaragazwa na audit na evaluation, ariko kigaragarira amaso hagiye amikoro menshi cyane. Aya mikoro agenda mu gukurikirana abantu no kubungabunga uburenganzira bw'abakurikiranwe, ariko mu mategeko agenga imikorere ya ICTR ntiyigeze hateganywa yuko abakorewe icyaha bahabwa indishyi. Byarasabwe kenshi birananirana yuko indishyi ni ukuziregera nyuma y'urubanza, ariko nta naho waziregera hagaragara n'uburyo wakurikirana urwo rubanza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, havuzwe case ya Nyiramasuhuko na rape, cyaha gikomeye cyane. Ariko muri iyo case ni naho hagaragaye gupfobya cyane, gufata rape nk'ubusa, ndetse kugaragaza gati abatangabuhamya baje gutanga ubuhamya ku byo bakorewe. Ngira ngo ababikurikiye muzi case y'umutangabuhamya wari ku izina rya TA. Avoka yamugaraguje agati amubaza ibibazo by'urukozasoni byo kumujomba nkaho mbese yakongera kumurepingira aho ngaho. Noneho icyabaye skandal, abacamanza ibyo bibazo bisekeje ari ibibazo bibabaje cyane, byashenguye umutima w'umutangabuhamya bimuviramo guhahamuka. Yageze aho n'amazina yarayerura, ntabwo yongeye kwihisha mu izina rya TA, yaravuze ati nta nicyo binamaze kuko nta mutekano n'umwe. Yamwise interahamwe, ngira ngo ababikurikiye murabizi. Yageze ubwo bimunanira kwihangana, avoka we avuga ko ari ntahataniye n'interahamwe. Ariko uwo mutangabuhamya abwira avoka we, yego abwira avoka wa Nyiramasuhuko wa cross examination wa Nyiramasuhuko. Yego. Umutangabuhamya wari uzwi kuri code ya TA amaze kugaraguzwa gati, byamuvuyemo guhungabana, bigeza n'ubwo yerura abwira avoka wushinjwa ko ntawataniye n'interahamwe. Ibyo kandi yabivugaga abacamanza bo baseka cyane, bigaragara ku mashusho biri mu mateka y'urukiko ko avoka wushinjwa ashobora gutoteza no kugaragaza agati umutangabuhamya. Abari mu nteko y'urukiko ntibahite bafatira umwanzuro aho, ahubwo bagatiza umurindi abagaraguza agati umutangabuhamya. Ikindi cyabaye ni ukumena amabanga. Kumena amabanga byarabaye kenshi, aho nanone bariya abavoka baburanira abakurikiranywe bafata amabanga akomeye cyane avuga ninde waje kumushinja aturuka he, bakayaha abo bahagarariye inyungu zabo, abo baburanira. Noneho bikaba ikibazo cyane ku mutekano w'umutangabuhamya, akagaruka mu Rwanda agasanga inkuru yamutanze imbere ko yagiye gushinja runaka. Dufite Rutaganda George, abagiye kumushinja bagarutse i Kigali abandikira amabaruwa yo kubiyama ngo ntibakongere kumushinja, ndetse n'abibutsa n'ibindi baziranyeho cyangwa ashobora kuba yarabakoreye. Ni ikosa rikomeye cyane mu mikorere y'urukiko
kuba haba icyuho cyo kumena amabanga yatera ikibazo ku mutekano w'abatangabuhamya. Ibyo bintu kutagira indishyi ziri mu mategeko, kutita ku kababaro cyane k'abacitse ku icumu n'abatangabuhamya baje kuvuga inkuru yabo bakiyambika ubusa, kumena amabanga, ibyo byageze aho biba kimomo, biramenyekana, bica intege abatangabuhamya. Bamwe banga kongera gukorana n'urukiko kujya kuruha amakuru. Ibyo rero biri mu byatumye ndetse ziriya kesi Dr. Bizimana yavuze zibaho z'abanyabyaha bo mu rwego rwo hejuru bagizwe abere. Si ukuba bere kuko batakoze icyaha, ni ukuba bere kubera yuko ubushinjacyaha butashoboye kugaragaza ibimenyetso byavamo icyaha gihama umuntu. Kubera ko urukiko rugendera ku mahame yo hejuru cyane, kuri standard of proof, kwerekana ibimenyetso simusiga, babishyize hejuru cyane ku buryo iyo nk'ubwo abatangabuhamya bacitse intege gatoya, umunyabyaha ukurikiranywe baravuga ngo ntitwashoboye kugaragaza ko ari umunyabyaha. Ntabwo bivuze ko ari umwere, ntitwashoboye kugaragaza ko iki cyaha bavuga yagikoze koko ku buryo budasubirwaho. Ni urugero rukomeye cyane kugaragaza umukuru w'ingabo ahantu jenoside yabaye, abasirikare bafitemo uruhare rwo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Uwo mukuru w'ingabo atarigeze atanga amabwiriza ahagarika abo basirikare, atarigeze yigisha abo basirikare ngo byerekane, atarigeze ahana abo basirikare, ubundi automatically birumvikana yuko niwe wabohereje. Niba ataranabohereje yagize icyaha gikomeye cyane cyo kubarebera bica. Iyo umusirikare nk'uwo agizwe umwere, si ukuvuga ko ari umwere, ni ukuvuga ko habaye imikorere mibi y'urukiko, yananiwe kugaragaza ku buryo budasubirwaho ko ibyo akurikiranyweho ibikorwa bizwi koko bigaragaza ibyaha bimuhama. Imikorere mibi rero y'urukiko ishobora koko kugira ingaruka zikomeye cyane nk'izo ngizo z'abantu baba bagirwa abere. Nicyo nari ngize ngo nongereho, ngarutse gato ku cyo mwabajije Procureur Siboyintore. Urubanza kera ni kuwa gatatu. Yego. Amategeko agenderwaho Siboyintore yayasobanuye n'amahame n'uburyo ibihugu bigomba gukurikiza ayo mategeko no kubahiriza ayo mahame. Yego. Nta rwose yabisobanuye neza, nta warenzaho ngo atange opinion ku rubanza rurimo kuba. Ahubwo twavuga ngo twihangane gato, dutegereze kuwa gatatu si kera, twizere ubutabera. Yego. Urakoze cyane nyakubahwa Ambassador Dr. François Ngarambe. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozo, ariko nkuko n'ubundi twagarutse kuri iri fatwa rya Kabuga, Honorable Jean Damascene Bizimana, umuntu yavuga ko iri fatwa rya Kabuga ritanga irihe somo ku bandi bantu bashinjwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bagishakishwa n'ubutabera? Isomo rya mbere bitanga ni kwerekana ko na nyuma y'imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, icyaha cya jenoside nk'uko amategeko abiteganya ni icyaha kidasaza, gishobora gukurikiranwa igihe cyose icyo ari cyo cyose. Kuba rero hashize imyaka biracyerekana ko n'abasigaye bashakishwa n'urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, iherezo bagomba gufatwa, bakwiye gufatwa. Ibihugu bibacumbikiye byagombye kumva ko gukomeza gushyigikira no guhisha abantu bakekwaho icyaha cy'ubwicanyi gifite uburemere nka jenoside ku bwabyo ari bibi, ndetse nabyita ubugambanyi mu bufatanyacyaha. Abashakishwa barimo ibyiciro bibiri. Hari icyiciro cya mbere ni icy'abashakishwa n'urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, Mechanisme Residuelle. Abo bari batatu kugeza ubu. Ni Felicien Kabuga, we yarafashwe azashyikirizwa urukiko nk'uko Ambasaderi Ngarambe bisobanuraga. Hanyuma undi ni Augustin Bizimana,
wari minisitiri w'ingabo wa leta yakoze jenoside, uwoho ubushinjacyaha bw'urwego mpuzamahanga bwatangaje ko bwabonye ibimenyetso ko yapfuye, bataburiye umurambo we aho bawukekaga Pointe Noire muri Congo Brazzaville, bapima DNA basanga ari we yarapfuye icyo gihe, ubwo gukurikiranwa birahagarara. Usigaye ni wa gatatu Mpiranya, Major Protais Mpiranya niwe wari ukuriye bataillon yarindaga Perezida Habyarimana, bakunze kwita GP, garde présidentielle. Yego. Bataillon ya garde présidentielle yagize uruhare rukomeye muri jenoside, nibo batangije kwica itariki 7 z'ukwa 1994, bahera ku banyapolitike batavugaga rumwe na leta, barimo abahutu barimo ndetse n'abatutsi nka Radouard Ndatsingwa, harimo Frederico Nzamurambaho, barimo Felician Ngango n'abandi. Harimo na Agata Uwiringiyimana. Agata Uwiringiyimana we yishwe n'abasirikare bandi bo muri Camp Kigali bari bayobowe na Major Ntuyahaga. Ntabwo ari GP. Yego. Kandi mu kigo cya KGP ni naho abo banyapolitike benshi biciwe, kugeza ubu hari n'abimirambo rwose yabo yabuze, itarashoboye no gushyingurwa mu cyubahiro kuko itabonetse. Ubwo ni ukuvuga ko mu basigaye ni Major Protais Mpiranya uri mu cyiciro cya mbere, naho hari harazwi, sinajya ahangaha ngo mbyerure mbivuga, ariko ibihugu arimo yihishemo birazwi muri Afurika. Birasabwa rero ko nabyo byagombye gukora cooperation kugira ngo Protais Mpiranya nawe ashyikirizwe urwego mpuzamahanga mpanabyaha, abazwe ibyaha bya jenoside akekwaho ndetse n'iby'abasirikare yayoboraga bakoze. Hanyuma hari icyiciro cya kabiri cy'abandi bagishakishwa, ni abandi bantu urukiko rwari rwarashyiriyeho impapuro zo kubafata, ariko muri gahunda yo kugira ngo rurangize imirimo yarwo hemezwa ko izo dosiye zishyikirizwa ubutabera bw'urwego mpuzamahanga rwo gukomeza gushakisha abo bantu kugira ngo nibafatwa bashyikirizwe ubutabera bw'u Rwanda. Abo ngabo barimo uwitwa Lieutenant Colonel Phineas Munyarugarama, yayoboraga ikigo cya gisirikare Kigako mu Bugesera. Harimo uwitwa Fulgence Kayishema wari umugenzacyaha muri komine yitwaga Kivumu, ni muri Kibuye, ni hari y'Inyange, ari mu bagize uruhare mu kwica abatutsi kuri Paruwasi Gatolika ya Nyange. Harimo abitwa Aloyizi Ndimbati wari burugumesitiri wa komine Gisovu ku Kibuye, yagize uruhare mu kwica abatutsi mu Bisesero. Harimo uwitwa Charles Sikubwabo, nawe yari burugumesitiri wa komine Gishyita, ni hariya hafi yo mu Bisesero, nawe yagize uruhare mu kwica abatutsi haba aho bita ku Mubuga ndetse no mu Bisesero. Harimo undi wari umucuruzi ku Kibuye nawe witwa Ryandikayo Charles. Abo bose ni ingero mfashe, uvuze ko nabyo bifite abo bantu bigomba bikwiye kubona isomo y'urugero rwatanzwe n'Ubufaransa bwo gufata Kabuga, nabo bakagira ubufatanye n'urwego rwatsimbuye urukiko kugira ngo abo bantu bashyikirizwe urukiko bashobore gucirwa imanza. Icyo navuga kindi mu gusoza ni uko twakomeje kuvuga ibintu bibi urukiko mpuzamahanga rwasize. Nasanze ntareka kuvuga ko Ambasaderi Ngarambe yavuze neza ko hatigeze hateganywa uburyo bwo guhindiki aba victime, ni ukuvuga abahohotewe. Ariko hagaragaye ikibazo cy'uko abaregwaga bagiye bumvikana n'abavoka babo bakazamura cyane amafaranga abavoka basabaga mu rukiko, noneho ayo mafaranga y'ikirenga abavoka bakayagabanya n'abaregwa. Byaragaragaye mu rubanza rwa Nzirorera, mu rubanza rwa Mugiraneza Prosper. Anketi mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yerekanye ko abavoka n'abaregwaga mu rukiko bumvikanaga bakazamura amafaranga bita honore, ukuvuga amafaranga abavoka bahabwa, bakasaba akazi batafite, noneho amafaranga y'ikirenga bakayagabana. Icyo rero ni ikintu cyane. Hanagiye habaho ubwumvikane hagati ya bamwe mu bantu bakoze jenoside, bakumvikana n'ubushinjacyaha kugira ngo batazakurikirana, ariko bikaba nk'ikiguzi kugira ngo batange ubuhamya bushinja bamwe mu baregwa n'urukiko, ubushinjacyaha bukabizeza ko butazabakurikirana. Ndabaha ingero ebyiri z'abantu bayoboraga interahamwe. Harimo uwitwa Phineas Ruhumuriza wari visi perezida wa kabiri w'interahamwe ku rwego rw'igihugu, yumvikanye n'urukiko mu bijyanye no gushinja
Ferdinand Nahimana, barayagwiza Jean Bosco, ndetse no kuzashinja ubuhamya bushinja Matengera Umpatse na Karemera na Nzirorera, ariko urukiko rumwizeza kubona ko ubushinjacyaha bumwizeza ko butazamukurikirana, ndetse bafata umuryango we, ubwo ni Phineas Ruhumuriza, ariko n'undi witwaga Dieudonné Niyitegeka nawe wari umubitsi ku rwego rw'igihugu w'Interahamwe. Abo bombi Ruhumuriza we yaje gupfa agwa muri Cote d'Ivoire, ariko yarahawe amafaranga n'urukiko rwaranamwijeje kutazamukurikirana, banajyana umuryango we mu mahanga, bahuza ibyangombwa byose. Ariko nk'uwo witwa Dieudonné Niyitegeka waracyariho, we yabyungukiyemo ku buryo bukomeye, kuko urukiko yagiranye amasezerano na procureur mukuru witwaga Louise Arbour wo muri Canada, ukomoka muri Canada, ko kugira ngo yemere gushinja ari uko ajyanwa muri Canada we n'umuryango we, bakamuhindurira amazina, bakamuha statut idasanzwe, akaba agomba guhishwa no kurindwa n'inzego z'umutekano za Canada, ku buryo nta muntu wari wese ushobora. Ubuhamya arabutanga, ariko amaze guhindurirwa statut, amaze no kugezwa muri Canada, yahise ahagarika kongera gukorana n'urukiko, bituma icyo urukiko rwari rumutegerejeho kitarabaye, kandi we yarabyungukiyemo. Barabyumva rero ko ni isomo ribi ryasizwe n'urwo rukiko. Nagira ngo icyo nacyo nkishimangire mu gusoza ngaragaza ibisabwa ibihugu mu bandi bagishakishwa batari bafatwa, kugira ngo habe ubufatanye abo bantu bashyikirizwe urukiko vuba, kuko ku imyaka ihita barakura, n'abategereje ubutabera nabo barasaza, abatangabuhamya nabo hari benshi bamaze kwitaba Imana kubera imyaka ishize. Iyo rero ubutabera butinze gutangwa, haza icyo kibazo cy'uko n'ibimenyetso bigenda biba bikeya kubera imyaka ishize, abatangabuhamya bagapfa, ndetse no kwibagirwa bikazamo. Urakoze cyane Honorable Jean Damascene Bizimana. Ngira ngo reka nanabonereho kubwira abari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro ukuri wacu cya none hano kuri One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda. Nshimiye cyane abatumirwa twari turi kumwe kuri uyu munsi, badufashije gusesengura iyi ngingo twagarukaga ku ruhare rw'ubutabera mpuzamahanga mu gukurikirana no guhana abakoze jenoside uko rungana. Twari kumwe na nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa, Dr François Xavier Ngarambe. Nyakubahwa ambasada, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Mwakoze namwe cyane abateguye ikiganiro, abo twagifatanyije n'abagikurikiye mwese, nongeye kubasuhuza mbashimira, mbifuriza kurangiza icyumweru neza. Twari kumwe kandi na nyakubahwa Dr Jean Damascene Bizimana, uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG. Mwakoze cyane namwe kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye, mbifurije kuramba, muzakomeze kugira amahoro n'amahirwe abo twari kumwe, ndetse na radio ya diaspora mutere imbere. Murakoze cyane. Twari kumwe kandi na Honorable Siboyintore Jean Bosco, uyu akaba ari umuyobozi ukuriye ishami ryo mu bushinjacyaha rishinzwe gukurikirana abakoze jenoside bahunze ubutabera. Mwakoze cyane namwe kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane, kandi ndashimira nanjye abo twakoranye ikiganiro, Dr Bizimana ndetse na Ambassador Ngarambe. Murakoze namwe. Nshimiye rero mwe mwese mwari mudukurikiye kuri uyu munsi wa none. Ngiye wabagezagaho iki kiganiro wari unakiyoboye, nitwa Simeon Muhumuza. Dukomeze kubifuriza amahoro y'Imana. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho, ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.